Inyama y'ubwoya Bereza urusenda Reba n'ubunyobwa mwiriye. Nanjye mvuka kwa Musinga. sinari ibikina gace suri ibiki badukoreye bareza nyine nacyo ni ikiganiro shiramo nyine Namabyize ukuri. Wabishizemo? Misho. Umuntu uvuka kwa Musinga. Yingo. Igisafura cy'umutwe w'ihene ntabi wacu wareba ingibi. ibinanya ntabwo nabirya iwacu mu mutara bino ntabwo Mwami iwacu ni mu mutara sha niwe mwami wayoboye mu mutara. oya ndarya isosi bayita moya y'ihene. Ubonye umuntu wo mu mutara. esaba ko batabirya murye buno bwoya muragafudo Umvuye umurundi ngo Urashiraho, birye. Umurundi aravuze ngo naryo ry'amazuru y'ihene gahambirwa do ako mbonye akeza Misho Nta wacu. nyama Wa- nziza uyu iyi ni nziza niba ari amazuru y'ipusi Oya ushaka ururimi ahubwo. Ini ya hene kanyo yavuga ngo bayibaze nta rurimi igira. ayega we Se Misho ibi ni wacu. ibiki Bashyize uretse mbabazi bashyizemo irobo y'ibirayi bashyizemo Byahiye birashwa biragira mwana. ntabwo bibereyemo. do Ururimi si kuva n'abandi tugira safira mbonye kuva naba Misho. Wacunga ururimi. Kangwe ku rurimi Misho. narwo naryo gahambirwa to kavuna umuheto ngiye ntabwo nshobora Ikire giki. dusa Ni ikizuru ibi ni yawe nyirago muri abarezi ushobora kubeshya n'ibibi izi murundi nawe biramunaniye Misho tuvukana heza. Naba naravutse Nyanza ukavuka mu Mutara. Ariko wemeye kubirya nta kibazo. hamwe nje nawe kwa Musinga ngo no mu mutanda gace bebanzovusha Misho twanditse amateka Musinga ndato wacu arya abayoboye mu Mutaba ubwami n'Rwanda. aba bantu wabagize aka kavuye kunyuza abo shashene bakureke Reka mukunde navuze ko afite agatwe nk'akanyamasyo sibyo. shanye ku wamuretse ko ikintu no kireza wamaye nanjye ngayakora ngiye nanguzanya kwaka amafaranga yazana kuri kamera umva ikintu nzajya nkwaka Nawe bamwiriteje. uzi ubuse ntuza esara umunwa ntimuza nawe ubuse ko twavanye mu Mutara ibyabaye nabivuga mwavanye he nako mwavanye he i Musanze itafu yahaye ibyabaye ntabwo wabivuga none Esa yaramba Ari kujijisha, wabibonye? Misho nkubyiza ukuri Esa tubana imbere y'Imana Imbere y'abantu. Imana nimba mbeshya Imana igucika amaguru Esa akimara kugera iwanjye si we natumeneye akamwana akavana ibintu twari twabaye pare na maneze yekwe uziko reka mva Misho mvugisha ukuri ntabwo nongeye gusura mu ndaya sinongeye Ese gutaha sibi umugore wancaga inyuma akajya ni ukuri kaba mu ijoro akajya Gisenyi agatasa ese niwe kunaniye niho nani nibwo nafataga icyemezo mbere ubuyobozi none mbese mushaka none Esa arakana yavuze ati uye soma kuri kwimana wowe wahita undangiza Ese namurangiza ikiraro. nibyo byo kuva kuri iyi si do kakandi kagusariye karihebye si umukobwa banza umbwire niba njye wanyemera umukobwa we si umukobwa wawe nzovu uya barakundana do yaramuririye se nzovu kuki akunda abana batoya Reka urabona dusabe kugira ngo bakongere dusabe, amaraso. abasaza nkatwe dutanga ke dusavugisha ukuri singira Umusaza- urukundo umusaza Ibyo n'umugeni. tabe, dusabe singira urukundo tutarakundana Imbere ngo y'Imana. ngire uwo sureba hano dusa dukundane se dusa imbere y'Imana dusabe tubigemo nibyo byinyo byawe urwo ngukunda wazamenya ko umunyamutara akunda gusomana twikundanire ubundi abantu mani bo mu ruhengeri wabareze ko duturuka ahantu hamwe nge nawe kwa Musinga ngo no mu mutanda gace bebanzovusha Misho twanditse amateka Musinga ndato wacu arya abayoboye mu Mutaba ubwami n'Rwanda. aba bantu wabagize aka kavuye kunyuza abo shashene bakureke Reka mukunde navuze ko afite agatwe nk'akanyamasyo sibyo. shanye ku wamuretse ko
ikintu niho kireza njye ntabwo nzajya nkwaka amafaranga umva ikintu nzajya nkwaka uzi ubuse ntuza ese hari umunwa ntimuza nawe ubuse ko twavanye mu mutare ibyabaye nabivuga mwavanye he i Musanze itafu yahaye ibyabaye ntabwo wabivuga none ese yarambabaje sibyo noneho amwirukana mu nzu yanjye avuga ngo atankunze ese samugize umusitari uzi ko ugira ngo ese amafaranga yo gukorera arakesha agiye uzabadasipa amafaranga basiga bamuha yakamwana bari bamupanze sibyo bakimara kumupanga hari umudasipa wese umwezi mu ijana yakamwana uti mugende sindibuze Stella itagenda mu kigo cyande cya kamwana ninjye muvuganye ndamwe nimba yakamwana ataje ese agende byabimutamiye yakamwana ari gukorera bayamuhe leta tumanuka ariko umuntu utari muri gahunda ni bora nawe se aza yamutwegeye kudutwara bora ahita asa bamuriya bora twese tumanuka nari mbarise mu manuka baza kuba siko mutari kurya mani noneho ntabwo ari manipo ni ibyacu tuba siko tuzi mutari kurya nzovu wirire ntacyo noneho twamanutse wa mugabo wari kutumanukana yasigaye hariya aradukorera yakamwana bamukubita avansi hari umuntu wavuganye na Esther njye numviza telefone bankunda kumviza telefone y'umuntu noneho baravuga ngo yahise yamusubiza ntabwo yamusubije yarayamushubije Olivier se niyo yarahari Olivier niwe wahamagaye ntuza yaka Esther Olivier arabeshya yarayamushubije kuri telefone ahita aza muragera yasubije nde uriya mugabo yayashubije uriya mugabo wabajyana yamusubije kandi bavuga ngo iyo amafaranga ngo yakamwana yari yaguhaye kuko hari umuntu wavuganye na Esther turi hehe i Musanze ese ubundi inzovu utarajya mu bintu by'amafaranga reka dukomeze inkuru z'amafaranga wambabariye koko oya reka ibyo nimubireke sibyo wambabariye sibyo abantu bagutesha umutwe twabihorera nanjye abanesha umutwe bari kumumagara nk'abihorera tukikundanira tugahita tubana none tugaca impaka njye na nzovu n'umutwe twakoranye igihe kinini oya byuka twakoranye igihe kinini buno bwose buza kwitendekaho bwa Esther bwande oya bahisanye Imana bahise kubishuka ko twabana n'ubundi kuba gutesheje umutwe kategori twabana n'ibiri ufite ndababwiza ukuri bwaba rushekeje mana yanjye oya ntabwo bishu yazankubita agasohoka nk'uhora ikizo wumva baguhora iki ese ubundi abagore baguhora iki ubwo nawe ngiye kurera abana nawe ndi umukozi wo mu rugo ugiye kurera abana bawe nawe ngiye kurera abana bambisha yazagenda nkabatekera ubwo icyo gihe nzaba ndi umukozi wo mu rugo mishani ukabarera amane se kubarera ni ikibazo ariko nanabarira narabyaye ureza abana mama wabo mama bakubaha turebe ibaze nk'umuntu w'umugore ari nabyo napfuye na Esther wowe ufite umugore nk'uko icyatumye ntandukana na Esther dutandukana ntabwo twatandukana umva ikintu kiri kumbabaza nzovu ndi kumuha proposal ati rero nzovu nyuma y'abantu bose bari kukwirukaho twibana ko twakoranye igihe kinini yabyanze ko tubana wowe waporopoje Esther aramuporopoje arananiye ese nimba ufashe yashakaga izina kandi ndarifite kandi urabizi ko twakoranye igihe kinini erega uriya yashakaga izina yararibonye nose amafaranga ari kurya ntago ahagije rero njyewe reba hano niba wewe angariya hape shemisho nukuri kw'Imana wowe wahita undangiza ese namurangiza iki nibyo byo kuva kuri iyi si kakandi kagusariye karihebye umukobwa banza umbwire niba njye wanyemera avuga we si umukobwa bawe nzovu uya barakundana do yaramuririye nzovu kuki akunda abana batoya urabona dusabe kugira ngo bakongere amaraso abasaza nkatwe dutanga ke dusavugisha ukuri singira umusaza urukundo dusabe singira urukundo tutarakundana sureba hano dukundane dusa imbere y'Imana dusabe bigeme nzovu wangira umugore ni ukuri ko namukunda wenda yakamwana bazicana ntabwo twakwicana kuko
moto ya kamwana mubimba efuse gasoye Pacifique nabakujyanye mu murenge Cacaka ibyo bintu. Eh. Ndi gushaka ari igitanda. Nzovu turi Nkamujyana iwanjye hitamo urabona uyu mwana wakuririye ejo bundi urabona uyu na mishu urabona njye hitamo Mishu w'imitse nk'ubu zavugishwe ubwasiye Burundi n'uyu nguyu ego ngahitamo ariko reka mbabyize niba ndeba niba umvanyemo mbwiza ukuri umvaniyemo iki umvaniyemo bwira abanyine abantu batureba umvaniyemo iki uzamvuye nako Mishu muvanyemo avuyemo wowe hari ibyo bita guhostera ntabwo wama akanya narabiretse ntabwo wama akanya ibyo bintu sinyibikora sibyo nk'umusaza arambeshyera nk'umugore nimba ufite inshingano shaho naguhakanya zo gutekera umugabo nka sha nagutetesha mbega massage hasiganje na mu mararungu ntabwo nyihostinga Nahitamo. oya ari kwishyiramo guhostinga avuga ntabwo nyihostinga turebe vuga mu ibindi mararungu ntabwo yagize ashaka ariko dusabe yarashatse igasoye Pacifique hari icyo bapfuye baratandukana ntabwo asigaye akunda usigayemo muri iki kigo mwana yambere rukundo rurahari tubaha amashyi tubahaye amashi tubahaye impunduga mwana we mujye ibiryo noneho Nzovu washobora mu mararungu ariko yakwishyira ku murongo ariko reka nkwereke uriya namuha reka nkwereke yamuhondagura oya erega ibi ngibi Mu mararungu anywa inzoga rero. yaradukubise ntabwo anywa inzoga nyina Cyo aba kakambwira. aramutse anyweye inzoga mu kabana baza umuntu ugira ibisazi atanyweye inzoga uza noneho yanyweye inzoga sibyo dusabe nayo yakubaka abonye umugabo Shakira muzima, umugabo se. sibyo umugabo muzima dusabe ashaka wa mugabo utakiri kare Ngiye kukubwira ikintu numvishe. Banza wumve. uwitwa dusabe yigeze kuvuga mu biganiro hari ikiganiro cyatambutse ati nzova abonye umuntu wubaka yakubaka noneho nawe uravuze uyu nguyu yabonye umuntu wubaka yakubaka mwahuje sha ega tubishobora ubukwe nana garega dushobora ari kujijisha nureba ushobora kubaho ari kujijisha wabibonye misho nkubyiza ukuri ese tubana imbere y'Imana Imbere y'abantu. Imana nimba mbega Imana igucika amaguru ese akimara kugera iwanjye si we natumeneye akamwana akavana ibintu twe twabaye pare na manene yego uziko reka mva misho mvugisha ukuri ntabwo nongeye gusura mu ndaya sinongeye Ese gutaha sibi umugore wancaga inyuma akajya ni ukuri ko mu ijoro akajya Gisenyi agatasa ese niba kunaniye niba nani nibwo nafataga icyemezo mbere ubuyobozi none umunsi mushaka none ese arakana yavuze ati ujya soma utaretse reka wamba bigwe yarambwiye ati kugira ngo nsohoke muri urwo rwa muri inzu yanjye modeshe mu 50 uramwumvisha kandi uvuga ngo nguki umvanye arame ngo ndamuyumva ijana Inde se? Esther abayobozi bamubaza se kugira ngo musohoke baramubaje ati inzovu hari umwana mufitanye ati nawe ntabwo hari umutwite ntayo ese tuguhaye iminsi ngahe dusohoka kwa nzovu tuwigenda ugende